Banje kubasuhuza mugire amahoro y'Imana. Maze iminsi nitegereza abantu bavuga ngo uhereye ku mafaranga make ushobora kuyashora mu bintu bitandukanye kandi ukabaho ukunguka ukagira imibereho. Mpereye ku ibyo biganiro byagiye bikorwa ku macano atandukanye, nanjye natekereje gukora iki kiganiro kugira ngo ngire abantu nsubiza cyangwa se wa muntu utekereza ko hari ibintu bidashoboka byibura aka kantu yakigiraho kugira ngo arebe ko nawe hari aho yava hari n'aho yagera. Duhereye kuri aka kantu urabonamo harimo utuntu dutandukanye ariko atari na twinshi cyane. Buriya utekereje neza ushobora gusanga harimo ubwoko wenda ntabwo ngiye kubara ariko ushobora kugera nko ku 10. Ku 10 rero nta kintu kirengeje amafaranga wenda ibihumbi 20. Kandi dutekereje hariya reka tubare ko muri aya macupa tureba hari icupa rishobora kunguka amafaranga 100 cyangwa 200. Tuvuge ko haje abakiriya 10 bacuruza amacupa 10, ubwo hagati y'igihumbi n'ibihumbi 2 birinjiye. Noneho uratekereza ko muri rabase harimo utundi tuntu, ntabwo ariko no kutubereka nta kibazo kirimo. Turareba ko harimo ifu, iyi fu ishobora kuba ari ubugari. Hanyuma iyi fu y'ubugari reka dutekereze ko ikiro wakiranguye amafaranga 400 urakigurisha amafaranga 500 cyangwa 600. Ku munsi reka dutekereze ko ushobora kugurisha ibiro 10. Ibiro 10 ikiro n'ucyunguka amafaranga 100 uzaba winjije 1000. 1000 nituyongera kuri ya yandi wagurishije kuri ziriya nzoga twabonye aziyongera, urumva uzakoreye wenda ibihumbi 3. Ntabwo tubirondora byose ariko urareba ko iyi ndobo y'igitare nayo irimo utu tuntu murasanzwe mutuzi, nayo ubwo nayiyongeraho. Hanyuma muri make byose dushobora kubivugaho ariko tutanabivuze ushobora gusanga byose tubiteranyijeho niba piyesi cyangwa antitayi ishobora kuba umubare w'ibicuruzwa ubwoko ibintu 10. Buri kintu icyo wungutseho make ku munsi, iyo tubara umunsi ni ukuva amasaha wenda reka tubare ko amasaha y'akazi ashobora kuba 10 bitewe n'uko tuhere ko biva saa moya kugera saa 12, ubwo ni amasaha 10 kandi ushobora kugeza saa 2, saa 3, saa 4 bitewe n'aho ubikorera. Ushobora gusanga rero ku munsi ushobora gukorera ibihumbi bitari munsi y'10. Nashaka gusubiza abantu bavuga ko akazi kabuze ariko uramutse ufite igishoro gitoya bitewe n'aho wabonyeho gukorera ushobora kunguka ugatunga umuryango wawe. Rero umuntu uvuga ko akazi kabuze ntabwo kabuze, ahubwo biterwa n'imitekerereze yawe, nicyo wibwira, nicyo utekereza. Ko hari imvugo yamamaye bavuga ngo gusaza ni mu mutwe no kubaho ni mu mutwe. Njyewe navuga ngo umuntu abaho bireshya nuko atekereza. Ko umuntu ahera kuri 0, nituvuga kuri 0 si kuri 0 komuteri, ahubwo ufite amaboko yawe. Iyo ufite amaboko yawe ntabwo twavuga ko ari 0. Ushobora gukorera 1000 cyangwa 2 cyangwa 3 bitewe n'uko wabibonye. Icyumweru cyashira ukaba ufite ibihumbi 10 cyangwa 20 bitewe n'ako wabonye. Ibyo 20 nubirangura avoka, hano naho turazibona avoka 3 uzazirangura amafaranga 100. Nuzishyira hano avoka imwe uzayigurisha 100,
za voka 3 waranguye 100 uzazigurisha 300, 100 ryunguka amafaranga 200, ari igishoro n'urwunguko igiteranyo kibe amafaranga 300, bitewe niba waranguye amafaranga 1000 uzacuruza 3000, urumva ko akazi kaba gahari. Hariya turahabona amagi, igi rirangura 150, n'urigurisha uzarigurisha 200, urumva ko rwose imibereho irahari. Tugendeye kuko waba utekereza ko ntabwo ari ibintu buri muntu wese yatekereza, ariko nituvuga ko umuntu abaho bireshya nuko atekereza, ntabwo tuzaba tubeshye, kuko bitandukanye na wa muntu uzabona 20,000 yajya mu kabari byose akabinywera akitahira. Niyitahira ubuzima bw'isi azaba ategereje ntabwo azabubona. Icyakamubeshejeho tuzavuga ko cyangirije, ariko nukora neza bizareshya no kubaho neza. Niwikorera nabi no kubaho uzabaho nabi. Rero nk'umwanzuro ntabwo tuvuga byinshi, ariko nibyo tutavuzeho hariya hirya urabireba. Isabune ushobora kuyirangura amafaranga 800 ukayigurisha 900, ushobora kurangura irindazi ku mafaranga 80 ukarigurisha 100. Byose iyo ubiteranije usanga ku munsi ushobora gukora amafaranga atari munsi y'ibihumbi 10, kandi wenda washoye ibihumbi bitarenze 200, 300. Ushobora kuba uti mbese ibyo bihumbi 300 byo kubibona si ka kazi, cyangwa hari nabo bitashobokera. Bitewe no gutekereza rero byose birashoboka.